Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mugiye kwagezwa nanjye Mukazarukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagize ibyaranze ikirere cy'uyu munsi ndetse tubagezeho n'iteganyagihe ry'umunsi w'ejo muri rusange. Uyu munsi twaramukanye ikirere cyaranzwe n'imvura ahenshi mu gihugu ndetse no ku gicamunsi habonetse imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu nk'uko ino foto ya radari yafashwe ku gicamunsi irimo ibyerekana. Ku munsi w'ejo rero mu masaha mu gitondo ahenshi hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura uretse mu bice byo mu burasirazuba. Mu ntara y'Amajyepfo igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C13 ndetse na °C15, aho Nyaruguru ariho hazaba hakonje hazapimirwa °C13. Mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C10 na °C17. Nyabihu akaba ariho hazaba hakonje hazapimirwa °C10 mu gihugu hose. Naho mu ntara y'Amajyaruguru hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C13 ndetse na °C15. Musanze ndetse na Burera nitwo turere tuzaba dukonje mu ntara y'Amajyaruguru. Naho mu burasirazuba hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse ahenshi hapimirwe °C16 uretse Bugesera izapimirwamo °C17 ariho hazaba hashyushye mu burasirazuba amasaha ya mu gitondo. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C17. Naho mu masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura iringaniye ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C24 na °C26. Mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganyijwe imvura iringaniye n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C21 na °C26. Mu Majyaruguru naho hateganyijwe imvura iringaniye n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C22 na °C24. Naho mu burasirazuba ku gicamunsi naho hateganyijwe imvura. Nyagatare hapimirwe °C27 ariko akarere kazaba gashyushye mu gihugu hose. °C26 ziteganyijwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'imvura iringaniye. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa saa 11:50 rirenge saa 12:12 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.